Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho. Uyu munsi rero ngufitiye inkuru ibabaje ariko ikaba n'isomo rikomeye cyane. Reka ntangire nkubaza ikibazo kimwe. Ni iki mu buzima ushobora kugurana umwana wawe wibyariye? Ngiye kuguha inkuru y'umugabo witwa Jacob. Uyu mugabo Jacob yakoze amarorerwa, yafashe umwana we aramusekura mu isekuru kugira ngo akunde abone ubutunzi. Umwana we yakundaga umwana we w'ikinege. Muvandimwe, twitondere ibishuko, twitondere gushukwa n'ibirabagirana. Nyagasani turinde gushaka ubutunzi tubushakira mu nzira zitari nziza. Amen. Nyandikira muri comment section uti amen, cyangwa unyandikire ngo Nyagasani turinde gushaka ubutunzi tubicishije mu nzira zitari nyazo. Uyu mugabo witwa Jacob yabaga muri aka gace kamwe, agace k'akacyaro. Uyu mugabo kandi afite umukobwa we yakundaga cyane w'ikinege. Uyu mwana w'umukobwa we yitwaga Mary. Bakaba bari bafitanye umubano mwiza cyane nka papa, ariko nyuma ibintu byarahindutse. Umwuka mubi winjiye mu uyu mugabo Jacob utuma rwa rukundo yari afite umwana we ruhindukamo umwijima. Uyu mugabo yashakaga ubutunzi, yumvaga ashaka ubutunzi icyo byasaba cyose. Nuko umunsi umwe uyu mugabo Jacob ubwo yari ari mu isoko yahuye umugabo udasanzwe. Nuko uyu mugabo arangije aramwitegereza, arangije aramubwira yitonze, arangije aramubwira ati, wa mugabo we, nshobora kuguha buri kimwe cyose wifuza ku iyi si, ariko nimba witeguye gutanga igitambo cy'ikintu ukunda kurusha ibindi. Ahangaha Jacob yahise agira ubwoba, yumva ibintu bidashoboka. Ikintu cyo kumva yuko ashobora kubura Mary mu buzima bwe byatumye igifu cye yumva gitangiye kumurya, ariko inzara yari afitiye ubutunzi. Ahangaha iyi nzara yarushije imbaraga rwa rukundo rwari ruri hagati ye n'umwana we. Mary yari umwana mwiza cyane, ndetse yari umwana wakundwaga na papa we cyane. Mary yari amaze gukura, yari amaze kumenya kuvoma amazi, amaze kumenya gufasha papa we mu turimo dutandukanye. Urukundo ndetse n'umutima mwiza by'umwana Mary ntabwo byigize bituma atekereza yuko shitani yakwinjira mu mitekerereze y'umugabo papa we Jacob. Nuko iryo joro wa mugabo Jacob yicaye mu nzu wenyine. Uyu mugabo yari afite umuhini w'isekuru ndetse afite n'isekuru abifite mu ntoki, ari gutekereza ibyo wa mugabo yamubwiye. Ahangaha uyu mugabo intoki ze zari gutitira cyane, ari gutekereza ibyo yabwiwe gukora. Yakomeje kwibwira muri we ko ibi bintu agiye kubikora kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Iri joro ryose ryari ricecetse cyane. Nuko Jacob yahise ahaguruka aho ngaho yari yicaye, arangije yinjira mu cyumba cya Mary. Ahangaha yari afite mu ntoki ikintu cy'icyenda gikomeye n'umutima ukomeye cyane. Nuko yafashe cya cyenda arangije agipfuka mu maso ya wa mwana w'umukobwa Mary. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kurwana no guhumeka, ariko birangira arabiranye. Jacob arangije afata wa mwana aramuterura, nuko arangije agenda agana kuri ya sekuru. Nuko ya mategeko wa mugabo yari yamuhaye yatangiye kongera kuza agaruka mu bwonko bw'uyu mugabo. Aya magambo uyu mugabo yari yamubwiye yaravugaga ngo amaraso uyu mwana ari buze kuva uri kumusekura, ndetse n'amarira ari burire, uwo ni wo muryango w'ubukungu bwawe. Nibyo biri kuganishe, nibyo biri kwerekeze ku bukungu. Nuko uyu mugabo ari gutitira cyane afite ubwoba, yafashe wa mwana arangije amushyira muri ya sekuru. Akimuterekamo wa mwana yahise akanguka, arangije atangira gutaka umwana atakira papa we. Papa, stop! Papa, hagarika! Papa, uri kumbabaza! Uyu mwana yatangiye kurira ubwo Jacob yari ari kumusekura, ariko uyu mugabo umutima we wari wabaye urutare. Uyu mugabo Jacob nawe yatangiye kurira ubwo yakomezaga gusekura uyu mwana we. Nuko ubwo uyu mwana byarangiraga ugutaka ko kwa nyuma,
wa mugabo yahise agaragara aho ngaho afite umufuka wuzuyemo zahabu, nuko arangije aramubwira ati wa mugabo we, felicitation, nk'uko nabigusezeranyije, dore ngo ubutunzi bwawe. Ibi yabivuze ajugunya wa mufuka imbere y'uyu mugabo Jacob. Jacob yafashe wa mufuka wari wuzuyemo zahabu, umutima we utangira kumurya cyane, atangira gutekereza ibintu akoze. Nuko wa mugabo wari umaze kumuha cya gifuka cyuzuyemo zahabu arangije aravuga n'ijwi riranguruye, aramubwira ati ubuhemu bw'umugabo nta kindi kibukurikira usibye umuvumo. N'ayo magambo wa mugabo wari umaze kumuha zahabu yamubwiye. Nuko wa mugabo Jacob arangije yinjira mu nzu ndetse afite wa mufuka wuzuyemo zahabu, ariko ubwo uyu mugabo yageragezaga gusinzira yatangiraga kumva ijwi rya wa mwana w'umukobwa Mary. Uyu mwana w'umukobwa yazaga mu bwonko bwe akumva ari kumubaza ati papa, kuki wankoreye ibi ngibi? Uyu mugabo yaje kubura amahoro ndetse atangira kuba umusazi. Nuko uko uyu mugabo yafataga za zahabu bari baramuhaye, uruhu rwe rwatangiraga guhita rushya, rugashya rukavaho nk'umuntu ufashe umuriro. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho abaturanyi be batangiye kumva ko hari ikintu kidasanzwe kuri uru rugo rw'uyu mugabo. Uyu mugabo Jacob wahoraga yicecekeye, ijoro ryose yararaga ari gutaka, ari gusakuza. Nuko baraje rero bazenguruka inzu ye, bari bafite amatsiko y'urusaku bari kumva rudasanzwe. Ubwo bahitaga babona ya sekuru yuzuyemo amaraso ndetse harimo na wa mwana, bose bahise bagira ubwoba, bose bakuka umutima. Bahise babona yuko Jacob yatambye umwana we kugira ngo abashe kubona ubutunzi. Jacob guhera icyo gihe ntabwo yigeze yagira amahoro. Uyu mugabo yakomeje kwangirika ndetse n'isura yari afite aho yari atuye nayo irangirika. Izi zahabu yari yarabonye kubwo kwica umwana w'umukobwa yakundaga ntabwo abasha no kuzikoraho. Ibi ngibi byatumaga bita bimwibutsa ibintu byinshi, bikamwibutsa uburyo yemeye guheba umwana we yakundaga, bikamwibutsa icyaha gikomeye yakoze cyo kugambanira umwana we w'ikinege. Nuko ahangaha buri umwe wese yahise amucikaho uno mugabo Jacob, akajya aguma mu nzu ye ari we wenyine, nta muntu ukimusura, nta n'umuntu ukimuvugisha. Yarishwe n'ikimwaro, arimo yicuza, ndetse rya jwi rya mwana w'umukobwa Mary rimuhora mu matwi. Nuko umunsi umwe ari mu ijoro, Jacob yaje gusangwa mu cyumba cye aryamye iruhande rwa mufuka wa zahabu. Isura ye yagaragazaga ukwicuza ndetse n'ubwoba. Nuko abaturage baho ngaho bamushyinguye hafi y'aho wa mwana w'umukobwa Mary yarashyinguye. Buri umwe wese wacaga kuri ibi bituro yakuraga isomo rikomeye cyane. Yakuraga isomo rivuga ngo buri butunzi bwose busaba igiciro, ariko nta butunzi buruta urukundo ndetse buruta umuntu. Nawe ahangaha uhigireho umenye ko buri butunzi bwose busaba igiciro, ariko nta butunzi buruta urukundo cyangwa se ngo buruta umuntu. Nizere ko rero iyi nkuru ntoya nubwo ari ngufiya ariko ni nini, nizere ko ukuyemo isomo rikomeye cyane nkuko nanjye narikuyemo. Izi nkuru ngenzi zikora kugira ngo akenshi zitwigishe, nkuko bamwe bajya babimbwira ko hari icyo zibamarira. Nawe rero mfasha kugira ngo iyi nkuru igere ku bantu benshi cyane, igere ku bavandimwe bawe, igere ku muryango wawe, igere kuri rubanda nyamwinshi. Yifate uyisharinge mu magurupu ubamo, uyisharinge kuri sitati ya WhatsApp yawe. Uraba utanze umusanzu wawe kuri society. Ikindi cya kabiri, kanda like. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo igihe cyose nshyizeho indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi.